bitinya kuganira ukamubaza ese ko twagiye aha n'aha sinkubone ati njye ntabwo yose ambasaderi yantumirana ye mu by'ukuri sindi umunyarwanda bene babandi wamubaza uwo ari we ukumva yananiwe kubisobanura. Rero twumvikane u Rwanda muri uyu mwaka turimo nyuma y'imyaka 25 yewe u Rwanda nzi u Rwanda aho umuntu wese afite aho abarizwa afite igihugu cye. Rero nakwifuza ko twebwe abari mu mahanga dutangira icyo kiganiro nyuma ya Rwanda Day. Ingendo indoro hamwe n'imvugo ikakaye kandi ikomeye, imvugo yuje ubuhanga ndetse n'ubukaka mu bya politike. Ni umuhanga mu bya politike ndetse n'ububanyi n'amahanga, haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no mu bihugu by'i Burayi. Ni umwe mu bagore bakomeye ku isi mu kuvuga, mu gukora, mu guteza imbere umuco mwiza w'uburezi, mu guhuza abatuye isi, gusaba imbabazi no kuzitanga. Ni intyoza mu ndimi z'amahanga, kuzivuga, kuzandika ndetse no kuzivuga neza kandi akanazisobanura. Uyu nta wundi yitwa Louise Mushikiwabo, mama wacu, mama w'Abanyarwanda, akaba wubatse isura nshyashya y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Ni umugore benshi ku isi bafatiraho urugero, nanjye ubwanjye mufatiraho urugero. Louise Mushikiwabo, mutega amatwi naho ngiye nitwirike. Ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Nawe umaze gukora subscribe ndagushimiye, muhaye ikaze kuri Bizazamenya. Amateka atandukanye, ibya politike, siyanse, ubuvumbuzi ndetse n'ubushakashatsi bitandukanye n'ahandi wabisanga ni hano kuri Bizazamenya. Muhaye ikaze. Uyu Louise Mushikiwabo ni umuyobozi ukomeye cyane, akaba ari umuyobozi uyobora umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa OIF, Organisation Internationale des Francophones. Uyu ni umunyamabanga mukuru uhoraho w'umuryango, akaba kandi akorera mu mujyi mwiza cyane mwese mukunda, umujyi wo mu gihugu cy'Ubufaransa, i Paris. Akorera i Paris kuko aha niho hari icyicaro cya Organisation Internationale des Francophones OIF. Uyu Louise Mushikiwabo yabaye umunyamabanga mukuru w'umuryango bwa mbere igihe yari ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cy'u Rwanda. Louise Mushikiwabo yavukiye hehe, afite imyaka ingahe? Uraje uyibare mu kanya. Louise Mushikiwabo yavutse ku itariki 22 Gicurasi mu mwaka w'1961 ahitwa Ijabana. Aho Ijabana ubu ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali benshi mukunda kwita ngo ni mu mujyi w'i Nyarugenge. Uyu kandi ni umuhererezi mu muryango w'abana 9 bavukana, papa umubyara n'ibitsinda inkumi. Uyu kandi bitsinda inkumi yakoraga umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi, naho mama w'umubyara ni Nyiraturira. Uyu mama we akaba mubyara wa Alexis Kagame, umufilozofu ukomeye mu by'amateka. Mwese muramuzi cyane mukunda gusoma amateka ajyanye n'urw'imisozi igihumbi. Uyu nanjye ndamuzi, nkunda gusoma ibitabo bye, ni byiza cyane. Nizere kubyibuka. Louise Mushikiwabo avuka mu muryango w'abana 9 n'umuhererezi. Barumuna be barimo witwa Lando Ndasingwa wabaye umucuruzi, akaba n'umunyapolitike uzwi cyane mu Rwanda mbere yo kwicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, hamwe na Anne Marie Kaningwa wigaruriye hoteli ya Lando cyangwa se Chez Lando nyuma y'urupfu rwe. Uyu Anne Marie kandi yakoraga mu nteko ishinga amategeko mu Rwanda kuva mu mwaka w'2003 kugeza mu mwaka w'2008.
Uyu kandi yarize kandi koko yarasomye, kuko indimi avuga ntabwo yazikuye mu kirere, ntabwo yazitoraguye, nta nubwo yazifotorewe, ahubwo yaricaye ariga kandi yigira kumenya ngo ahindure isi neza kurusha uko yayisanze. Yitwa Louise Mushikiwabo. Ndetse n'ayisumbuye yayigiye mu mujyi wa Kigali, aho i Nyarugenge. Amaze kurangiza amashuri abanza n'ayisumbuye i Kigali, Mushikiwabo yagiye kwiga muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Aka kanya yabaye Kaminuza y'u Rwanda mu mujyi wa Huye mu ntara y'Amajyepfo mu mwaka w'igihumbi 1981. Aka kanya kandi reka nisurize abantu bari mu ntara y'Amajyepfo, nkunda kubasuhuza cyane kuko bakunda umuco nyarwanda. Ese murakoma Nyanza, Nyaruguru, Nyamagabe, Huye namwe za Kamonyi murakoma? Louise Mushikiwabo yarangije kaminuza mu mwaka w'igihumbi 1984, aho i Huye yahize kandi icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami ry'Icyongereza. Icyo gihe mu mwaka w'igihumbi 1984 yarangije kaminuza, aho i Huye yahise abona akazi ko kwigisha mu ishuri ryisumbuye rya Lycée de Kigali, ahigisha mu gihe cy'imyaka igera kuri 2. Mu mwaka w'igihumbi 1986 yagiye gukomereza amashuri ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye kwiga icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu ishami ry'indimi ndetse no gusesengura Languages and Interpretation muri kaminuza ya Delaware. Nyuma yo kurangiza amasomo ye mu mwaka w'igihumbi 1988, Mushikiwabo yakomeje gukorera akazi mu gihugu cya Amerika mu gihe kigeze ku myaka 20. Icyo gihe Louise Mushikiwabo yimukiye muri Tunisia gukora muri banki itsura amajyambere Nyafurika, African Development Bank. Aha kandi yakozemo imirimo myinshi inyuranye kandi ikomeye, harimo no kuyobora icyiciro cy'itumanaho. Mu mwaka w'2008 Louise Mushikiwabo yasabwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuza muri guverinoma y'u Rwanda. Icyo gihe yabanje kuba Minisitiri w'itangazamakuru mu Rwanda, nyuma mu mwaka w'2009 agirwa Minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Nk'uko natangiye mbivuga, nizere kubyibuka, twatangiye tugira tuti twababwiye ko uyu ari umuhanga mu guhuza amahanga yose uko yaba angana, ahava akagera. Louise Mushikiwabo mu mwaka w'2006 yasohoye hanze igitabo gikomeye cyane. Icyo gitabo cyitwa Rwanda Means the Universe. Iki gitabo yafatanyije kandi umunyamakuru wa Amerika Jacques Carmel. Iki gitabo gisomye neza, ni igitabo kibanda cyane ku mateka akomeye kandi ashariye cyane cyane ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 mu kwezi kwa kane. Iki gitabo kandi kirimo igice kinini kibanda ku buzima yaciyemo, ndavuga Louise Mushikiwabo, kigasobanura neza amateka y'umuryango wa Louise Mushikiwabo, ubuzima bwe bwa mbere mu Rwanda ndetse n'ubunararibonye bwe igihe yaramaze kwimukira muri Amerika. Nushaka gusoma byinshi kandi ibi wabisanga ku rubuga rwe rwa Wikipedia Louise Mushikiwabo. Iki gitabo kandi kirimo kirasobanura itsembabwoko ryo mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 mu buryo burambuye, uhereye mu mateka ndetse no ku bitekerezo bya Mushikiwabo igihe yabaga i Washington muri Amerika, kuko icyo gihe nanone kandi nibwo yari yakiriye amakuru menshi cyane avuga ko benshi mu bagize umuryango we bishwe icyo gihe. Uyu mugore w'umuhanga ushatse wavuga ko ari umuhanga mu bya gihanga, Mushikiwabo yakunze kwandika inkuru zinyuranye zanyujijwe mu binyamakuru bitandukanye byandikirwa kuri internet ndetse n'ibisohoka mu mpapuro. Nkaho mu mwaka w'2014
radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yamushize mu mwanya wa gatatu w'abagore bakomeye muri Afurika yose muri rusange. Ni igitangaza kandi arakomeye. Icyo gihe kandi muri Gicurasi muri uwo mwaka, ikinyamakuru Jeune Afrique cyamushyize mu bantu bavuga rikijyana ku mugabane wa Afurika. Urimo kumva koko uyu mugore watangaje amahanga yose aramuzi. Tangira nakubwiye ko uyu Louise Mushikiwabo ari umunyamabanga mukuru w'umuryango wavuga ururimi rw'Igifaransa, Organisation Internationale Francophonie, aho uyu muryango nawe washinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi. Abenshi ntabwo bari barakavutse bagiye kumva iki kiganiro. Uyu muryango urakomeye cyane kuko uhuza ibihugu bivuga Igifaransa, aho igenzura ryigeze kugaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abavugaga ururimi rw'Igifaransa bagera kuri miliyoni 274 bose ku isi y'abazima. Igihe Madamu Mushikiwabo yatorerwaga kuba umunyamabanga mukuru w'abavuga ururimi rw'Igifaransa ku isi ku itariki ya 18 Ukwakira umwaka w'ibihumbi bibiri na 18, yari umuyobozi wa kane wari uyoboye uyu muryango nyuma y'umunyamisiri witwaga Boutros Ghali. Umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na karindwi kugeza umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri, Umunyasenegali Abdou Diouf n'Umunyakanada Michel Jeanne. Umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kugeza umwaka w'ibihumbi bibiri na 18. Wakibaza uti ese umwuga ukomeye kandi utoroshye w'ibijyanye na politiki Mushikiwabo yawitangiye ryari? Ese byagenze gute ngo yisange muri politiki maze abe ahagaze mu mwanya nk'uyu nguyu ukomeye arimo, maze isi yose ibe imuteza amatwi ngo agire byinshi ahindura mu buzima bw'isi muri rusange? Nakubwiye ngo nitwereke Nshimiye. Bikize kubikomozaho haruguru ko muri Werurwe umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani Mushikiwabo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame gusubira mu gihugu cye cy'u Rwanda no gufata umwanya muri guverinoma ye, ndavuga nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo gihe Mushikiwabo yahawe umwanya wa Minisitiri w'itangazamakuru asimbuye uwari Minisitiri w'itangazamakuru icyo gihe witwaga Laurent Nkusi. Iki gihe Mushikiwabo agitangiriza inshingano mu ntangiriro za manda ye, Mushikiwabo yarashinzwe gufata icyemezo cyangwa se ibyemezo bitandukanye byo gufata ingamba zo kurwanya amashyirahamwe menshi kandi atandukanye y'itangazamakuru, aho aya mashyirahamwe menshi yagendaga asebya u Rwanda kandi akagoreka amateka atandukanye y'u Rwanda, cyane cyane amateka avuga ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane muri rusange. Ushinzwe kuba yarashinzwe gufata ibyemezo bya minisiteri, Mushikiwabo yanasohoje inshingano z'umuvugizi wa guverinoma mu gihe yari Minisitiri w'itangazamakuru. Urugero twavuga aha ni igihe u Rwanda rwagiranye ibibazo na diplomasi y'Ubudage nyuma y'ifatwa ry'umuyobozi mukuru wa protokole ya Perezida Paul Kagame, Rose Kabuye. Uyu muramwibuka. Mushikiwabo yaganiriye n'itangazamakuru mpuzamahanga kugira ngo asobanure neza uko leta y'u Rwanda ihagaze. Aha uyu mugore mu gusobanura ko yakoresheje imvugo nziza ya politiki, anakoresha ubuhanga bwe bw'indimi, abasha gutanga ibisobanura mu ndimi zose zemewe gukoresha mu Rwanda. Aha harimo Ikinyarwanda, Igifaransa ndetse n'Icyongereza. Louise Mushikiwabo ni umuhanga, nushaka kubyemere cyangwa se ubyange, aracyahabwa ibihembo n'ibihugu by'amahanga, imidari y'ishimwe, ibikombe bitandukanye. Ejo bundi yahawe ishimwe kandi rikomeye. Ni umudamu utagira igihunga mu kuvuga kandi yabera abandi bagore batandukanye bashaka kwinjira muri politiki y'isi ndetse na Afurika muri rusange, yababera role model mwiza. Ndabashimiye. Nitwereke Nshimiyimana. Nibikunda ukomeze kuri subscribe,
share maze ibiganiro bya bizazamenya bikugereho umunsi ku munsi. Integuza nta yindi